ese ubundi bavuze biriya bihugu barimo ko bihakanye umunyarwanda bakaba bumva babuza n'abana babo kuza mu Rwanda, urwo Rwanda baruhoza mu kanwa kubera iki? bo bavuga ko batanga u Rwanda ahubwo banga ubutegetsi bw'u Rwanda. Yapu barakubeshya. Reka nkubwire, abo bose nibo birirwa bavuga ngo Kongo nitera u Rwanda, sibyo? Bagakoma amashyi cyane bakishima ngo Kongo, ngo Burundi ngo bugiye gutera u Rwanda. Yo, aho batagirira ubwenge. Perezida Kagame bazamukurahe? Isasu rya mbere rizinjira mu Rwanda rizahitana umuturage uri hariya, nagira ibyago asanga ari nyirasenge cyangwa se niba bakina bakundana bo, nibaza ko nabo ubwabo biyanze. Perezida wa Repubulika bazamushyikira ryari? Meya ewe n'uwari gitifu wa Nyabimata baramuhushije, bica abaturage b'inzira kwa ko ari n'ibigwari ntibamenya no guhamya gitifu. Agerageza kwiruka yihunga ngo irinde n'iyimurasa. No, n'urwego yamenye nyine ko rwubashywe agomba kurwubaha, nawe ubwubazi ko tugomba kumwubaha ku buryo na papa we wapfaga gusa kuza amukubita uko abonye atazongera. Icyo gihe nawe rero urwo rwego azarwubaha cyane rwose. Abantu benshi barabishimye, ariko iyo hari ikintu cyiza kibaye mu Rwanda kuko warabivuzeho, harabeshejweho no kuvuga n'ab'u Rwanda bavuga ibintu byinshi. Ndabyibuka ubwo twajyaga mu itorero, hari abajyaga hirya bakavuga bati bari kumilitarizinga abantu babajyana mu gisirikare, noneho ejo bundi bari abana bakora akarasisi, hari abavuze ko bari gufata abana bakabashyira mu gisirikare, bakabashyira mu nzego z'umutekano. Reka nkubwire, Imana yo mu ijuru niba hari abantu ntitaho ni bariya. Ni cya gihe umuntu aba mbese nta kindi afite avuga, kandi guceceka atabishoboye, kuko no guceceka birasaba ubundi bupfura n'uburere n'ubutwari, ntabyo yifitiye. Aravuga rero ibyo abonye, ahubwo nabo iyo bagira Imana bakabona ubamilitarizinga ntibaba barwanira kuri mikoro, baba barwana nyine nk'izindi ntwari zose nyakurwana, ntabwo baba barwanisha amagambo adafite n'icyo asobanuye. Se buriya bariya bibaza ngo abantu bakibumva ni bangahe, abantu bakibitaho ni bangahe? Abo buri kantu kose gakomeye mu Rwanda barabona icyo bakavugaho. Kandi ese ubundi bavuze biriya bihugu barimo ko bihakanye umunyarwanda, bakaba bumva babuza n'abana babo kuza mu Rwanda, urwo Rwanda baruhoza mu kanwa kubera iki? bo bavuga ko batanga u Rwanda ahubwo banga ubutegetsi bw'u Rwanda. Yapu barakubeshya. Reka nkubwire, abo bose nibo birirwa bavuga ngo Kongo nitera u Rwanda, sibyo? Bagakoma amashyi cyane bakishima ngo Kongo, ngo Burundi ngo bugiye gutera u Rwanda. Yo, aho batagirira ubwenge. Perezida Kagame bazamukurahe? Isasu rya mbere rizinjira mu Rwanda rizahitana umuturage uri hariya, nagira ibyago asanga ari nyirasenge cyangwa se niba bakina bakundana bo, nibaza ko nabo ubwabo biyanze. Perezida wa Repubulika bazamushyikira ryari? Meya ewe n'uwari gitifu wa Nyabimata baramuhushije, bica abaturage b'inzira kwa ko ari n'ibigwari ntibamenya no guhamya gitifu. Ntibishe abaturage b'inzirakarengane, bagasiga imfubyi ubu ziriho zirerwa na leta. Urinjira mu Kinigi ukica umwana wicururiza amagi, ukica umuturage wihingira, usanga urarwanya ubutegetsi. Ceceka aho nyine ziba, ubwo se uratubwira ubuhe butegetsi? Nibura se wanateye se ikambira ikigo cya gisirikare, wateye ikigo cya gisirikare, wateye ikigo cya polisi, wanateye ruko defense isa, ahubwo daso nibura ngo umbwire ngo ni dasora mbibone ko ashinzwe n'umutekano. Mwana ucuruza amagi nta n'isoni ufite, uramwica urahekura ababyeyi, urahekura igihugu, warangiza nawe ukajya hariya ngo nitukwita intwari. Igenda ite? Igenda ite? No, banga igihugu bikwitwaza weya ngo ntabwo twe twitiranya
ngo igihugu ngo n'abayobozi bacyo ese ubundi batandukanye ute? none se urashaka kubakuraho udahungabanyije igihugu? ubu barumva perezida wa repubulika, barumva umukuru w'ingabo, barumva minisitiri runaka aribo baziruka bahunga ba mbere. bo nibanahunga bazaba bafite uburyo bazagenda burira indege. uziruka n'amaguru akabyimba akagera ubwo yabangira ingata akayambika ingata, jyewe narabibonye. abanyarwanda bari i Kongo bariho bataha, baragize intuza ziriya zitwa ingata bashyira mu birenge, azaba ari umunyarwanda kandi w'umuturage usanzwe utarigeze banamutwara sibo. warangiza ngo urarwanya ubutegetsi, wowe uraburwanya uteze? ufite izihe mbaraga se? ese igihe waburwanyirije harya niyo ntambara itarangira jyewe nayihore ntakubeshya, ntabwo nahora mu ntambara idashira. cyakora nyine kuko nta ntambara iba irimo bigumiramo kuko ntibarushye. ariko iyo bavuga bakunze kugereranya n'ubundi hari umuntu wavuga ati ntimukagereranye inkuru ntabwo ari zimwe, bakavuga bati n'inkotanyi byarazigoye, zabanje ari inyenzi zikatera bikanga, ariko gukomeza guhozaho byatumye zigira imbaraga ziratera zibohora n'igihugu. nababujije ati nabo amaherezo baba bati tuzakomeza, ariko imbaraga tuzazibona. inkotanyi se uzatangiye ari inyenzi zarwaniraga kuri radiyo, zarwaniye kuri Zoom. inkotanyi uko byazigendekeye zari zititeguye urugamba setu. nicyo nta kindi, nta n'ibirwanisho, nta strategy, nta politiki, nta nothing. ubwo byarumvikanaga, byabasabye kwitegura. nta nubwo bamaze imyaka ariko 30 ushaka barwana iriya ntambara yabananiye. barabibonye ko bidakunda barabihagarika, noneho baragenda rero baritegura, bategura n'abana babo, bategura urubyiruko babigeraho. ntibabigezeho nuko rero none uriho uragira ngo n'inkotanyi byarazigoye. inyenzi zamaze imyaka ingahe wowe uvuga gutya? ko mupfa no kuvuga amateka mutazi. nta myaka ine inyenzi zamaze. aba bamaze ingahe? nuko urakoze. bakavuga bakabona amagambo yabo ntacyo atwaye, bakabona igihugu kirakomeza gitera imbere, bakabirwanya ngo ririya nta terambere ririmo fayini, ariko twe tuhari turaribona. nyogosenge nyogokuru wawe nde bamuhaye inka, wowe wananiwe kuyimuha uzerera aho ngaho. bamukuye muri nyakatsi, wari warananiwe kumukuramo. ibyo byose bamuhaye mitiweli, ntayo wamuhaga. ibyo byose nta na kimwe washoboye. ukajya ku wabishoboye ukavuga ko ari utemera, ko ari we ntacyo amaze, ko ari umwicanyi, ko ari umuki, ko ari umuki. nuko bikabaho. twibaza ukuntu inkotanyi zabaga muri zone zirwaniramo, n'urugero zikajya kwica abantu Rusizi zivuye Kibungo, kuko usibye na Rusizi n'i Kigali zari zitarahagera. urumva ukumva ibyo bintu avuga nta gaciro wabiha, wenda ushaka kubyiyumvira gusa ngo bigusetse cyabikumara irungu wabyumva, ariko nta gaciro waziha. ikindi ntabwo njya mbivuga n'ubu, ikintu nshimira ababyeyi banjye nzarinda mpfa nkikibashimira ni impamo y'Imana. nta muntu wayoboye uru Rwanda bigeze bambwira ko ari we nyamaswa, ari we biki, ari we biki, ko ari we watumye tunahunga. ko jyewe ndi umwana w'impunzi, ntabwo nta kintu. reka ngusetse, nta n'urukingo ngomba iki gihugu iki cy'u Rwanda. Imana yo mu ijuru ntacyo nkigomba. amashuri cyanyigishije se, kuba cyaramvuje ndwaye se, kuba cyaragize gite, ntacyo nkigomba. ariko ni igihugu cyanjye kandi ndagikunda, numva ko ngomba kugihagararaho. so umuntu koko agatinyuka uyu munsi akavuga ngo yanga ubutegetsi bw'u Rwanda, kuko bwakuyeho ivangura, kuko abana bose b'abanyarwanda biga, nta vangura, yaba ku moko, yaba ku karere, yaba ku gitsina. ayo mavangura yose yabaye muri iki gihugu turayazi, dufite n'ingero zifatika. babikuyeho, none urumva u Rwanda ntaho rugeze.
abayobozi ugomba kubakuraho ukagarura ba bandi bakinyizaga abanyarwanda. Ese bazambwira bwakira amavunja byabaga, bazambwire umwana wajyaga ku ishuri bakamugaburira ntibasonzaga, ahubwo abana bikabananira amashuri bakayata. None uyu munsi ngo nibyo bashaka guhindura, barangiza ngo bakunda u Rwanda. Uruheze ntushobora gukunda u Rwanda udakunda abanyarwanda, ngo bazavemo abanyarwanda bazima bafite ubumenyi, bajijutse, bafite ubuzima bwiza, babasha gukorera iki gihugu. Njyewe nicyo nita kugikunda. Ujugunya umwana akiri uruhinja arwaye bwaki, ataye ishuri kubera inzara, agize gute, unaniwe no kumugaburira, nubwo nabyo ntabishyigikiye, twumvikana, ndabitanga nk'ikintu cyiza, ariko njyewe simbishyigikiye. Wikwambura ababyeyi inshingano zabo, kugaburira abana ku ishuri ntabwo ari byo. Erega hari abantu batishoboye, kwanza ubu ni na bake, barazwi neza mu midugudu hose, baba babazi. Wagaburiye ababo, ab'abanyarwanda bose urabagaburira ubashakaho iki? Sara nyina bakubwiye ko babananiwe, namara rero kubivuga umunyarwanda nawe aravuga ati ibyo nta kibazo, leta iraza kubagaburira. Gahunda zikorwa zitateguwe, zitaganirijwe, zikaza gusa ubuyobozi bukazidutura hejuru. Iriya gahunda nta kimariye abanyarwanda, ntacyo pe. Iriho irigisha abanyarwanda ubunebwe, iriho irambura ababyeyi inshingano. Ese umwana utagaburiye kuki ugira ngo uzamuhe uburere? Niba ari umwana w'umukobwa ntazatwara izo nda z'abangavu, niba ari umwana w'umuhungu ntazajye mu biyobyabwenge n'ubujura, uzabikora ibyo gute? Rekera umubyeyi responsabilite ze nk'umubyeyi, agaburira umwana we, arera umwana we, amuha uburere, agire gute? We leta urajya kwivanga mu biki? Njyewe nuko nyine nta bana batoya mfite, bazajya bataha saa sita bakarya mu rugo. njyewe nakwemera ko leta ingaburira abana, twarababyaranye, ntabwo nabyemera rwose. Ndekana igaburira abana, n'igihe wababyaye mbashaka mbakunze, nimbona ngezeho ntabasha kubagaburira nzahagarika kubyara. bishobora gutuma n'abantu babyara cyane, kuko ngo ikibuzeho ntubibona, hari byinshi bagenewe. hari gahunda leta ikora, sinzi n'ibisubira inyuma igakora follow up. Ubundi yabikoranye umutima mwiza pe, njyewe niko mbibona, ariko gusa gahunda zirapfuye. Umutima mwiza rero, n'ubundi abantu baravuga ngo n'umuriro utazima, abafaransa nibo babivuga ngo l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ni ukuvuga ngo n'umuriro w'iteka ubwawo wubatswe n'umutima mwiza no kwifuriza abantu ibyiza. Dore nk'ubu bazanye ngushisha mubyeyi, umugabo nashisha kibondo, umugabo ariterera inda umugore, bati tuzajya tuguha amafaranga. Iriya hirya mu burasirazuba hari slogan bajyaga bakoresha ngo umugabo utera inda leta iragushyigikiye. Wowe leta ushyigikira abanyarwanda mu gutera inda, nicyo ushinzwe? Hari n'abajya gutira abana kugira ngo bajye kubona. Oya, ariko se ngiye kukubwira abagore bajya gutira inkari, yes, abafite ndabazi, kugira ngo berekane ko batwite. we niba bagupimye bagasanga utwite by'ukuri, nkaza nkagutira inkari zawe, nanjye nkajya kuzipimisha, bagasanga nyine ndatwite kuko nize umugore utwite, nanjye bakanshyira kuri gahunda yo gutanga amafaranga. Ayo mafaranga bampa nkayagabana nawe. Cyambere kimwe bariho baranorora ruswa. Iriya gahunda buriya bumva imeze gute? Ese ubundi umuntu utabasha kubona indyo ihagije abasha gutera inda cyangwa gutwara inda gute? Bisobanurire jyewe. Kandi ubwo barakora ibyo, abarwayi ba mituweli babuze umuti, baragusuzuma. Icyakora mituweli hari ikintu cyiza yadufashije kimwe gusa, kumenya ikikwishe. Twavuye muri ya marozi tuva mu biki, barangiza ngo baragusuzumye ngo dore uyu muti ugenda uwugura ijana ku ijana urayakura. Uwo muti bakabaye baguhaye ngo bagiye kuwuha abagore batwite. Come on, ngo nibo bagiye kugaburira. Ariko umuntu wabatekereje kuriya, jye simbizi, shobora kuba mfite ubwenge buke cyane pe, birashoboka, ndabyemera, ariko n'abandi bazarebe niba baba bandushije bwinshi. Njyewe nahera ku murwayi utishoboye nkamugurira imiti,
mbere yo kujya guha amafaranga abagore ngo baratwite ngo yo kuri banki mondiyale yayatanze, banki mondiyale nyine iragushuka irakubeshya, izanayaguha niba ari iyatanga simbizi ariko ngewe niko bambwiye. oke, iragushuka irakubeshya ngo worore abanebwe, worore abantu batazagira icyo bamarira iki gihugu, nawe ukabyemera. ni umuntu uzaza hano iwanjye nasanga umwana yakoze ikosa ndiho mwana atangira ambwire ngo yayo ngo mureke disi we ngo rega aracyari n'umwana, none se nta muhana akiri muto nzamuhana amaze gukura. uwo muntu mvuge ngo ankundire umwana aramwanga cyane. n'ibyo rero byabo babahaye amafaranga y'izo gahunda, ni ukuri ntabwo bakunda abanyarwanda, ntibakunda u Rwanda. ese babanje bakabakorera imihanda, babanje bakabaha amafaranga yo kwiza amatara mu gihugu hose nubwo bamaze kugera henshi cyane, babanje bakabaha amazi meza, ibyo 7,500 muha umugabo akajya no kubinywera, nabyo twarabibonye henshi cyane. ku buryo n'abagore birinda gusama bitera ingorane mu rugo, abagabo bakabakubita ngo nasame nka mukanaka wabona ayo mafaranga. we warangiza ukicara hariya ngo nawe ngo wabonye gahunda ziteza imbere umunyarwanda. no, hari gahunda rusange zituzamura twese nk'abanyarwanda, hari gahunda zizamura icyiciro runaka cy'abatishoboye, ibyo byo ndanabyemera rwose. umuntu utishoboye umufata ukuboko ukamuzamura, ariko nawe umushyira muri gahunda wakwise tubafashe kwifasha, ntabwo ariyo azahoramo kugeza ryari. none abantu bose baragiye, umugore wese utwite, ubundi umuntu utwite ko aba agifite n'imbaraga, abasha guhinga, abasha gukora ibintu byose, uramuha amafaranga yo kugira wabinsobanurira. amafaranga y'ingoboka, umuntu w'umukecuru w'umusaza utakagira intege namba ariko w'incike. nigeze kubona abantu, umukecuru nyine koko we warabirebaga ko akuze, nanjye nayamuha, ariko ari kumwe n'umukobwa we ugomba kuba ari n'umugore, kubona w'inkumi ugihagaze umeze neza, ngo natwe bakaduha urwo rufaranga, turekwiriye iwacu tuba turwita n'urufaranga, ngo natwe bakaduha urwo rufaranga. bararuguhera iki? wowe tunga nyoko, yewe nagafashije nyoko iyo utahawe, none nawe nyoko yarakubyara akurera urakura, ubu rero ageze muri ndinda mwana wanjye, kuko nawe wabaye muri ndinda mawe, kubera iki? I'm sorry, yewe hari ibintu bingora, ugasanga umuntu ni mu beneficiaire wa farisha, ndabyumva rwose, ndanabishyigikiye 500% niba atari 1000. leta koko yagombaga kumwubakira, wenda yaramugaye, wenda nta n'izindi ntege afite ntacyo, ariko uwo mwanya yamwubakiraga inamuvuza, yishyuriraga n'umwana w'ishuri, niba yaragize imana akagira uwo arokora, umwana yarangije amashuri ndetse n'akazi wakamuhaye, ngo leta ikomeze yubakire wa mubyeyi namuvuza. guteze inshingano zigomba gufata wa mwana. nuko tugomba kujya twumva ibintu, nta bundi nidukomeza ibintu ntazi ibyo ari byo, ni nacyo gituma ubona nta cyahindutse kigaragara, ntacyo. yewe ukunze gukorera mu cyaro, ikintu cyose abakubwira ngo ubwo nyine leta ni ukureba uko ibigenza, leta maze iyo bavuga leta yabo wagira ngo ni leta zunze ubumwe za Amerika. rero nabo nabonye na Obama keya yarabananiye, nkanswe ibintu byose nabirebye. hari mu karere ka Nyaruguru, navuze nta kuwampa ubuyobozi, uyu nguyu nafata inkoni nkamuryamisha hasi nkamukubita. namaje ntufite imyaka ingahe? ati 38. ntingahe? ati ubwo ni hagati aho za 38 40. uzi ikintu yakremingaga? kandi ubwo bamuhaye amabati, icyo bamusaba ni ukwiyubakira, ngo ngo leta nimwubakire yubakiye n'abandi. ugasanga umuntu muzima utamugaye utarwaye ukiri muto, ngo ntabwo yakwicurkurira umusarani, kandi akajya gucukura iyo ahandi bamwishyura. hari umu executive nakunze cyane, ni ukuri kandi muravuga ngo nzamushaka mushimire, yaragiye arababeshya ngo nibacukura azabahemba, bamaze gucukura yanga kubahemba, bazi iwacu kurega. ndahaguruka cyane, umurenge wambura abaturage, reka ibyo byose nabyemera. ngezeyo nasanze afite yaragiye arababeshya ko
ko bari baranze gucukura imisarani y'iwabo kandi bakirirwa bacukurira abandi bari bubishyure, aragenda arababeshya ngo ntibacukure bazabishyura, barangije of course yanga kubishyura. wese wakwishyura umuntu kuko yacukuye umusarani we? byaba ari ukurera nabi. Ibyo ni rero niko abanyarwanda niho turiho tujya, niho leta itugejeje, kandi birimo akaga mu minsi iri imbere kabi cyane, kabi cyane. Niba uri umubyeyi uyu munsi ukaba wumva ko nunabyara ufite undi muntu uza kugaburira abana, urapfuye, ndasigaye n'uwo mwana wawe ntacyo azavana, ntacyo. Nibura atanatashye ngo abone uko ababyeyi be bananiwe, batagangaye, bagize bate, yiha intego iyo kugira, none bariho baranabivanga, noneho banabyishe kurushaho ngo amashuri aba ari ajya haha. Ubu njyanama yose bagiye gucuruza imyaka, ibyo gutanga uburezi bigiye kujya ku ruhande. reka byose ubundi babyitayeho. wowe uzambwire, njyewe cyo kora mbaheruka mbato, nyuma yaho ntaho ndahurira nabo. Ubu bose abitwa bose ko ari opinion leaders bagiye kuba abacuruzi b'imyaka, amashuri ajya agenda bagurire kwa ko batanze akantu. Ibyo rwose ibyo ntibirirwe bampakanye, ni ukurema ibyuho bya ruswa cyane. Kandi ibyuho bya ruswa muri iki gihugu birimwa na leta. Hari ukudahana abo yayiketseho cyangwa bayifashwe, rega n'ubundi niyo uguketse mu by'ukuri nta cyizere cy'abaturage gifite, tugiye wiyicarire hariya, iperereza rikorwe, nibasanga uri umwere uzagaruka. Umuntu arashyirwa mu majwi, ibigo birashyirwa mu majwi, ntawe ubakora, ntawe ubanyeganyeza, ukagira ngo iyo ruswa izashire site, kubera si isahoraho. Oya, leta yo nayo iyo responsibility izayemere rwose, ni ukuri leta izayemere. Iyi leta ni iyanjye, ndanayikunda kuko nta mpamvu yo kuyanga, nanjye ndi umwe muri yo. Ese leta si twebwe abaturage? none se njyewe nakwiyanga? ariko nihindura imikorere, hari ibintu ivangavanga kabisa. oya, ntibajye bajya inama n'abanyarwanda bose. Yego uri muri uwo mwanya nyakubahwa, ndabikubahira cyane pe, hazagira umuyobozi umbwira ngo naramutinyutse, ntawubaho. ariko si uvuga ko turusha ubwenge twese? wenda uranahera ku byo wabonye mu karere k'iwanyu. uze niba abagore batwite 7/10 iwanyu barwara bwaki, igihe wakubwiye ko iwacu bayirwara ninde? ahubwo reka tubajyane iwacu mu rugendo shuri biga uko abandi batayirwara. kuva ndajya nguha amafaranga se? amafaranga ntabwo ari igisubizo, nta na gato, nta na gato. ahubwo byica mu mutwe. navuga rero ngo leta irera Bajeyi, ngo leta yigize cirahani ikubite, bakantuka ngo ni kwirera, kandi nzahora mbibwira kandi nyibereke kandi nyihe n'urugero. iyo utari umubyeyi gito wiga kurera neza. iyo urera nabi birangira tukwitse umubyeyi gito. turashaka ko ari kuzitwa wakabyara we. ngo leta yinahira abyara amasinya, numva bavuga se ngo leta ni umubyeyi. haba ubundi ugomba gushyira mu mutwe ikintu cy'iterambere. leta ni umufatanyabikorwa, ntabwo ari umubyeyi wawe. ufite umubyeyi rero, ufite so na nyoko. ese ko ntarabona uwandikishije bamubaza ngo so leta, nyoko leta? nabo rero baba batubeshya, leta si umubyeyi wabo rwose, ni umufatanyabikorwa. ikaba n'umuntu ugomba kubareberera ngo ibafate ukuboko ibageze ku iterambere. ntabwo ari leta yo kubasimbura. ubwo leta nanamukurekuye izo nshingano, abaturage bazayivumira kugahera bati yadutereranye, abana bacu bwakiyabishe, abana bacu kwiga byanze. none se leta ni kubera gutinya abaturage? abaturage bagira ubwenge nyuma bazayishimira. reka nkubwire, ibuka wowe ukiri umwana, nubwo n'ubu ukiriwe, ariko uri umwana uciye ubwenge. twese iyo ukiri muto ubazi ko ababyeyi bawe bakwanga, kubera ko batakureka ngo ukore ibyo ushaka, kubera ko baguhoza ku nkeke, ngiye baranyanga, sibyo? iyo umaze gukora ntubashimire. ntabwo wibuka ko bya bindi bakubwiraga ari byo bigufashije kuba uri we ubu ngubu. none se n'abo baturage bazatinda kwivumira leta ku guhera ibyo nta n'icyo bimbwiye. niba bashatse n'ubu hari abayivuma by the way.
ibyo ntacyo bintwaye jyewe. Hari izindi gahunda bagomba gukora aho ureke biriya. Reka nguhe urugero. Mujya mubona abantu basenyera, twese kandi turabibona. Ni ukuri ndi mu bantu bemera ko nta muntu ugomba kubaka nta cyangombwa afite. Simwemera na gato na busa, kuko igihe cyose nzi ko anabikora yatanze ruswa. Ndi mu bantu badashaka imijyi y'ubujagari rwose, ntayo nshaka. Ntuzanasirimu kuba mu tujagari mu biki. Ndi mu bantu batifuza ko abaturage b'iki gihugu bazajya bahitanwa n'ibiza. Birambabaza cyane kuko uwo muntu aba abaye inzirakarengane. Leta yarangiza ngo igisubizo yabonye ngo ni daso na gitifu nande ngo biruka bajya gusenya inzu yuzuye. Yayujuje muri mwanarangiza mwe ntimugire ingaruka zibageraho. Hari ikibazo kiri hari Ibumbogo. Ndizera ko akarere ka Gasabo kakizi, wenda n'umujyi wa Kigali urakizi. Weyawo ni n'igikomerezwa gikomeye cyane, kutashaka se n'umuntu mugire icyo muganiraho mubone ugiye kubahuka abantu bakomeye cyane, ariko mwabaye muto mwagiye wowe urinde utinyuka guhamagara meya w'umujyi wa Kigali ko ntazakwitaba maze ndebe icyo mutwara. So icyo kibazo ndizera ko bakizi. Abantu umu-enjeniyeri aragiye arababeshya, arababeshya pe, abazanira icyangombwa cy'igicupuri. Icyo nanjye narakibonye si cyo rwose, ibyo byose icyo. Barubatse umudugudu mwiza, amazu meza ntushobora kwibaza. N'ahari y'Indera kwanza byarahabaye. Abantu baratuye, urazindutse umunsi umwe ngo nimuvemo, ngo mwubatse mudafite icyangombwa, icyangombwa cyanyu nticyemewe. Niwo umuturage niwe wagombaga kumenya ko cyemewe cyangwa kitemewe, kandi hari enjeniyeri waje kumubwira ko cyemewe. We enjeniyeri kwanza w'umurenge, banza usobanurire bubatse urihe? Utarazi uyu munsi ufashe ya mbere ngo uje gusenya, wari hehe? Biriya ntabwo ari ibintu bibaho, ntabwo ari ibintu ushobora no kumva. Yaguhaye ruswa, wakiriye amafaranga, ahubwo abo nibo tuzajya rero tuvumira ku gahera. Abo nibo banyamivumo. Bivuga ko ishyira imbere ikintu cyitwa accountability, kubaza abantu inshingano. Barakubeshya. Accountability turayivuga gusa, wenda hakazaba umwe ugira ibyago w'umunyamwaka ukambyite gutyo, akayibaza kasha amase bariya bose Auditor General yirirwa. Wari wajya muri park cyane rwose, niba utaragiyeyo bizakujyana cyane rwose. Nyuma y'amezi atari menshi uzambarize accountability. Parike nyine nayo ndi kugusobanurira mama, hari ibyo twasanze atari ibyaha, ari amakosa. Nibyo nanjye hari ibyo mbona nkabona ni ikosa by'akazi, si icyaha. None se mu makosa aho ntiyaba accountability? Turakurekera ukomeze ukora amakosa? Come on, no, kwe kubuhava. Yega mu banyarwanda bose bahari ntiyaba uruhava. Ngaho hafi wiruka ujye muri komisiyo y'abakozi ba leta ujye kurega ngo bakwirukanye bidakurikije amategeko. Wowe se ibyo wakoze byari bikurikije amategeko? Kumbona ari byo noneho bose bihaye ngo bamvuge kugenda jya muri komisiyo ya leta. Mama shenge, jya kwa nyogokuru wawe. None se burya kera iyo umwana yabonaga yakoze amakosa bari bumukubite, akagira Imana akaba afite nyirakuru cyangwa ndi hafi aho, yewe cyangwa na nyina w'umubatisimu cyangwa se, niho yirukiraga. Nabo ndabona ariko bagize komisiyo. Wowe banza urebe ibyo wakoze ibi ngo bakwirukanye, ngo bagize gute komisiyo nayo. Ngiye kurambona kesi zose utazitiritinga kimwe good enough, kuko biba ari kimwe cyaba ari ikibazo. Neza we wananiwe gukorana n'umuntu uyobora umurenge, baramugoye noneho ngo akugira inama, ngo azakugiriye kandi uwo bagiranye ikibazo ni wowe. No, ntabwo icyahe. Gusa wowe wakurikije noneho ayahe mategeko? Niba meya yarirukanye igitifu adakurikije amategeko, meya nabihanirwa. Ariko ureke kumuzanira wa wundi bari bafitanye ikibazo ngo naho naza kuva ngo abe umujyanama wawe. C'est very ridiculous. Ntabwo bisobanutse.
cyane urakoze, turi kugenda tugana ku musozo. Ni ikiganiro cyiza tugiranye, wakomoje cyane ku birebana n'umutekano, ukomoza kuri Nyabimata hagabwe ibitero na FRN ya mutwe witwaje intwaro wa MRCD ya Rusesabagina muri 2020 yatawe muri yombi, azanwa mu Rwanda, ajya muri process yo kuburana, aranakatirwa, nyuma aza kubabarirwa ku mbabazi za Perezida wa Repubulika, asubira mu bihugu nyuma yo kwandika yemeye ko atazasubira mu bikorwa bya politiki uyu munsi arabihakana no kuvuga nabi u Rwanda. Aho ngaho niho naganagara ikiganiro, ari ubutumwa yatanze mu mpera zisoza umwaka, avuga ibintu byinshi bitandukanye, avuga ko yaje mu Rwanda, ngo u Rwanda ngo babereka, ngo barababeshya, ngo ntabwo ariko kuri, ngo mu mijyi ngo bameze neza, ngo bafite ubuzima, ngo mu cyaro ngo barashonje. Mageragere se niba mu cyaro ko ariho nzi yageze. Uburyo bivuga wagira ngo yazengurutse u Rwanda rwose. Ubutumwa bwo abivuga ku mwasanzwe. Jewe ikibazo cyanjye si Rusesabagina rwose, mutamurenganya nawe ntiyibereye. Ikibazo cyanjye n'abamutega amatwi kandi bakabya, ariko disi ngewe ndahamya ko ntababyemera. Nigeze kumva iradiyo yitwa The Rock Radio, simperutse no kuyibona, ariko simba nanabishakishije n'inkayo yose. Anshaka kwigwaho nkayumva, ariko ntabwo mba nabishakishije. Channels ntumva zo ni nyinshi cyane, hari niyo ntakwirirwa rwose mfungura. Umuntu avuga ngo perezida w'u Rwanda ngo ngewe ndabiswe atapfuye, ngo ariko kubera ukuntu mwanga, ngo we bavuze ko yapfuye ndishimye. So umuntu koko ngo wabuze kurakara wamurakarira? N'abemera rero ibyo Rusesabagina avuga ni nk'abo ngabo bazi ko atari, kandi bose bahafite imiryango. Ese bayibajeje? Nta n'umwe udafite umuryango muri iki gihugu, nta n'umwe udafite abo baturanye, nta n'umwe udafite inshuti. Bazi rero realite z'iki gihugu, barazizi. Ibibazo birimo nk'uko biri n'ahandi. Yego, ko aho bitari nihe, hariya baba hari byinshi cyane. Biriya bihugu byinshi maze kubigeramo karenze rimwe, hari ibyo nabayemo n'iminsi myinshi. Hose nahabonye amarimbi, nahabonye imva, barangiza ngo mu Rwanda nibo bapfa. Hose nahabonye homeless, abakroshari barara mu muhanda. Mfite abazungu nahaye ibiceri by'amafaranga yewe, warangiza ngo mu Rwanda nta na hamwe bitaba. Bariya rero bubatse ibihugu byabo, banagira Imana, byita Imana, babifashwamo n'imiterere yabyo. Nimba uba mu gihugu kirimo winter cyangwa hiver cyangwa imbeho ingana kuriya, of course uziga gukora gaze, uziga gushyushya inzu, uziga. Niba uba mu gihugu kigwamo neje, ntimubashe guhinga, ntimubashe iki, uziga ukuri bubeho. Afurika twagize ibyago, twabaye mu bihugu bidutetesha pe. Ibindi byago twagize, tugira abayobozi babi bashyirwaho n'abo bazungu, akaba aribo badirita uko bagomba kutuyobora. Batuyobora nyine ibintu bitaduteza imbere, bitadufasha. Nibyo byago twagize. Ubu rero na n'uwo Rusesabagina akwiye kwibaza ngo iyo mba ngira ubwenge, iyo ba nanjye ngira igitekerezo nageza ku bantu, umuntu ungana nanjye nari kugenda nkagera mu Rwanda ntabizi. Icyo cyari kumusaba kwicecekera, akicecekera akavuga ati Mana, ni ukuri undema wampenze ubwenge. N'umwana w'imyaka 5 ntabwo wamukura ahangaha ngo umugeze hariya Kabeza utaramubwira aho ugiye, atahazi ntabwo yakwemerera. So inyuma y'ibyo rero ibindi avuga ajya yivugira ibyo ashaka, abasetsa imikara nyine. Njye nta munyarwanda nzabuza kwikirigita ngo aseke, ariko nagira ubwenge nyuma agiye kuryama ajya yitekerezaho. Bigeze kuvuga tujya kubona movement y'abashaka gutera u Rwanda, iraboneka baturuka munsi y'umupaka mu majyepfo. Ese ubu ngubu bwo yagarutse abantu hari n'indi nama yabereye mu Bubiligi, abantu nk'ijana b'ibikomerezwa muri ya mitwe yabo. Turavuga ati abantu bashobora kuvuga bati abantu bashobora kugerageza, ariko nibaza cyangwa abanyumutekano. Kuki se udashaka kubaza? Bakwiyiziye wenda buriya ni abamudatsira uko babakumbuye. Tisi nibaza, ariko ntimukajye mubuza umwana kujya iwabo. Ni ukuri jyewe ndashaka kubaza, nibagerageza nibiyizire pe. Gusa ibizakurikira yazagira ubimbaza. ntibazakubeshyire ngo warabashutse.
reka reka Mm. ntabwo nashutse gusa niba batagira ubwenge niba nta masomo bakuramo niba ntaki ariko nibazi se bo ntibanakurikira nibazi umunsi umwe bazanahura na bariya bana bakoze parede aho nibakomeze batinde bazasanga barakuze. si ibyo yego reka tugushimire cyane, ni ukuri wagize neza kuba wemeye kuganira natwe uyu munsi. nta na rimwe nzabyanga erega buri umwanya gusa. ni ukuri murakoze cyane. namwe murakoze cyane. Thank you.